uzicyana turi gucata noneho je wowe ukibonye none wahita utangira kwitera amajara none bya bintu byawe wihaye kwita uvuga ngo iki wahita uvuga ngo I swear ariko kigeze hano nagihungisha wowe nukuri kw'Imana ngemba ndiho waronto giye kamari nakurasire ku ngingo z'ingenzi zimugize uzi bimwe bajya bavuga ngo abantu bateye nk'ibisabo ngo ibiki twagiteye neza nk'igitunguru cya kijyambere ariko se man ubundi wabanje ukambwira icyaha kimeze gite wabanze umbwira icyaha aha ndakuza ukuntu inkuru nk'ingutiye ndabwo kureba gusa icyanjye cyo ni nyikubwira urahita uva mu byawe burundu ariko se man kumwumva bikabirije waya ngo si umuntu ako ngenda abona ugifite ubushyira Yesu we yirika mbaze nyikwe uyu mugabo ashaka kubasambana banze ukirebe icyo si cya cyane kwereka na foto yacu nakwereje se reka nigaya siko yatujyajyaga nigiriye inama reka noneho ngewe mbwire titi no twese tumwandikire tumusaba umuzigo uwa mbere ni warabakunda uyu mugabo ashaka kubasambana birya ariko oya sino kurya aribwa inama nungutse reka twese tumwandikire wese amwandikire noneho amusaba umuzigo we umuntu aho umuzigo we niwe barabakundana by'ukuri Yesu we kuko nje nawe ari kutubwira ko dukunda umuntu araho umuzigo we niwe arabakunda by'ukuri uyu mugabo ashaka kubasambana izo reka arizo ziba ariho zo shu n'uyu nguyu ni we niyo ni farumasi kabisa ngaho twagiye musu ukanyemereye man gengo yanjye siko nanjye nyemereye siko nanjye nyemereye n'uyu nguyu ni we arawumaye umuzigo nukuri kw'Imana tumuhamagara zihari tumukorere ka surprise yumirwa si byose magare noneho turebe ibintu byawe aratuzana aho nta hana ducikira oh no buriya se ko nagushaka uri mu nzira uza ntari bihute nakwiteguye telefone yarazimye Yesu kubuze cyane ukumbura pe Jesus is Lord ihano rumaze iminsi hoga nabagina ariko nyine tubazo n'indi mama giye muri iminsi yesu rwose yawangiye kugufata neza akakanya oh sheri Yesu we amakuru se sheri shayo nari nkukumbuye kubona guseka imbere warasekaga amasara agatemba mu maso ya none usigaye useka amaraso agatemba mu maso ya n'ukuri kw'Imana uyu mugabo ashaka kubasambana mwese ko musanze hano nta mahoro sheri ahubwo se wowe na titi murabana n'uyu nguyu ni we koze turabana tubana muri geti imwe hano umuntu uzifata ibikuta by'inzu y'iwanyu uyu nguyu uzufata uramuzi sheri wanjye uyu nguyu si sheri wanjye karabaye kuva ryari se shaka kuva ryari uzi kutabaho wowe uzi ko wabyibagiwe umfasha cyangwa wanyweye itabi ziko izo ntoki zawe wagira ngo imbwa yazirigasemo kuziza zikabahagabarega nta n'isoni siko nta n'isoni ugira ariko ubundi sheri ari njye na Tito ukundana Yesu rero mwese nisanze mbakunda
ariko size yizi ntago ndahitamo. Jesus is Lord. Mwese mwansabye imizigo kandi nabemereye. Umuntu wa mbere uri umuntu y'ibunyegukane ni umuntu ufite igikoresho. Icyo gikoresho nta kindi ni agashashi. Agashashi. N'ahantu hanushari please. Yes we. Zo kubangisha umupira. Ubwo ushaka nka zirindwi gusa. Zirindwi gusa yiyi. Jesus is Lord. Cyane ushyira muri mizi. Oya niko mbwira vuba nizo kubanga umupira. Ariko nyine banzu byoroshye. Cyo nagufasha. Wereka nkubarize papa, reka nkubarize papa. Papa, nafa na prudence ra. Yes we. Turi. Muzigo ndabona. Aisajye. Yusa no muzimu twavuga. Jesus is Lord. Oh no. Wa mai karakantu kariya. Karakantu. Kariya karagashashi. Karaka diske. Ako nga. Ako ka diske ako ga prise ako ga prudence. Jesus is Lord. Yes we. Abasha kubasambana. Yes we. Uyu mugabo asha kubasambana. N'uyu nguyu niwe.